dutangira agafilime kacu k'uyu munsi rero batwereka umusore wari uhagaze ahantu ngo muri ako kanya gatoya undi mukobwa akaza rwose ubona ko yari agiye kuba yakwigendera agati yatse ya modoka ye akaza rwose agiye kwinjira ubona ko ari imodoka nziza cyane hagati hazo undi mukobwa arangije agatamubuza kuba yakwinjiramo wa mukobwa muri ako kanya agatamubaza impamvu amubujije kuba yabikora ubwo nawe akamubwira ko ngo umukunzi we yamusabye ko yayijyana kuri banki ubona ko ari no modoka atari imodoka ye ubwo muri ako kanya rero agakomeza kumubwira ko ibi ngibi bidashoboka gashobora kuba hari gukina ubwo mukobwa ati ntabwo rero ngewe ndi gukina niba utabyemera genda rwose mubaze dore ahagaze hari inyuma kombi wa musore muri ako kanya ariko byitegereza byose ukuntu biri kuba byagenda ubona ko hari bari bamufitiye impano cyangwa se ikindi kintu bagiye kuba bamukorera ubwo umusore rero agateze gake gake akabwira izindi nshuti ze ubona ko ari yaziteguye kugira ngo zize kuririmba ubona ko yarateguye ahari kuba yamutungura akagenda abahereza amabwiriza z'ukuntu baraza kubigenza ubwo umusore rero agatagenda bwa mbere akagerageza kuba yafata postere cyangwa se kugera ahantu yihisha ubwo umukobwa nawe amaze rero kuba yahabwa amategeko ya wa musore nawe agahita agenda ababwira ko rwose araza kubabwira noneho igihe baraza kuzira ubwo muri ako kanya rero wa mukobwa wundi ndetse na wa wundi bagikomeje kuba batungana uno mukobwa agatabona nta kundi yabigenza arangije agahita aza agiye kuba yabaza ngo umukunzi we rwose ukuntu bimeze amaze kuhagera rero wa musore atari yamubwira ikintu na kimwe agahita akomeza kumubwira amubwira nabi rwose ibijyanye n'imodoka ye ukuntu bagiye kuba bayijyana kuri banki akamubwira ko rwose igomba kuba yabimusobanurira ubwo umusore nawe agakomeza kumubwira ko imodoka nta kintu igomba kuba yakora kuri ibi ngibi k'icyambere amukunda ubwo mukobwa rero ubona ko ibi ngibi atabyumva wa musore agahita aca bugufi rwose akamutera ivi amusaba nimba yazamubera umugore cyangwa se yazashyingirwa nawe ubwo mukobwa ati ibyo ngibyo rero ntabwo byumvikana imodoka yanjye barayijyanye kano kanya nawe uri kunzanira ibyo ngibyo rwose bya nta kigenda ubwo musore agahita atungurwa cyane amubwira ati ariko rero ntabwo nzi ko imodoka hari ikintu igomba gukora kuri ibi ngibi agahita abona rwose umukobwa yakaniye rwose ibintu by'imodoka yabigiyeho cyane ubwo musore agahita ahaguruka amubwira ko rwose icyambere ari uko bakundana ubwo mukobwa ati ibyo ngibyo rero ntabwo bishoboka agakomeza kumubwira rwose ubona ko amurakariye cyane ngo muri ako kanya umusore agahita akomeza kumubwira ati ariko rero mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ukuntu umuntu aca mu bihe bigoye cyangwa se ibihe byiza byose tuba tugomba kubyakira muri make ari kumubwira ko nubwo ibintu bimeze nabi ariko mu minsi iri imbere bishobora kuzamera neza ngo muri ako kanya rero atimubwira ibyo ngibyo babandi bandi bagahita baza bagatangira gucuranga ubwo mukobwa nawe rwose ubona ko yari ibyishimo gusa ariko ubona ko umukobwa ibi ngibi bitabikunda cyangwa se yabyanze bitewe n'ibintu umusore yamukoreye hagati yigenda rwose akabasiga aho ngaho ubwo umusore we ubona ko atunguwe cyane bitewe n'ibintu wa mukobwa yaramukoreye hagati haza bondi bakoranaga rwose amubwira ati nakubwiye rero ko ibi bintu biraza kurangira nabi ubwo musore agakomeza kumubwira ko nawe atakekaga ko uriya mukobwa yakwitwara kuriya arangije agahita agenda agiye kumubwira ko rwose ngo atari byo akaba ari kuba bamubeshya wa musore agahita amubuza amubwira ko nta kundi nimba kuri ariko yimereye kagomba kuba yahangana n'ingaruka zabyo ngo muri ako kanya rero bagahita yiciriyeho ya modoka ye nziza cyane ubwo mukobwa agahita asigara hano abaza wa musore rwose ikintu agiye kuba yakora atarakora byinshi wa musore wundi bari bazanye kugira ngo aze kuba yabacurangira agahita amukomaho amubaza rwose umuntu aza kumwishyura ubwo mukobwa muri ako kanya agahita amuhereza amafaranga ubona ko yamwemeraga nubwo atayimubwiraga uko igihe cyakomeje kugenda rero abantu bose bamaze kugenda wa musore muri ako kanya agahita agira umujinya sinzi umuntu yahamagaye bita Paul akamubwira ko akeneye kuba yamukorera ikintu ubwo musore nawe akamubwira ko rwose bidashoboka kubwo baherukaga kubonana uno musore yamubwiye ko atazongera kuba yamuhereza akazi ubwo musore ati unyihanganira cyane rero kuba narabivuze ngo muri ako kanya rero agakomeza kumubwira ko amukeneye cyane ko hari akazi akeneye kuba yamuhereza kandi kazamufasha cyane ubwo musore ati sawa rero niba bimeze gutyo ndaza kuba mpageze mu kanya gatoya ubwo musore nawe agakomeza kumubwira ko araza guca kuri store y'ahantu bagurisha imyenda akagerageza kuba yagura imyenda myiza noneho akaza ameze neza ubwo musore nawe akamwikiriza rwose amubwira ko nta kibazo bamaze kuvugana wa mukobwa agatabuza umusore ikintu ari gupanga muri ako kanya ubwo musore ati humura rero ibintu ndi gupanga ni ibintu birenze ndagira ngo ndebe nimba koko uriya mukobwa nkunda bya nyabyo uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka umukobwa yibereye mu rugo ubona ko yataye umutwe kubwo amahirwe rero agahita yumva wa musore muri ako kanya araje arangiza akaza agahita abona ari kumwe rwose na wa mukobwa wundi arangije agahita amubwira ko noneho yamusobanurira ukuntu ibintu byose bimeze ubwo musore nawe agakomeza kumubwira ko yaciye amafaranga ahantu rwose habi none akaba yahombye bikaba bibaye ngombwa ko imodoka
imodoka yabo igenda kano kanya, ubwa mukobwa agakomeza kumubwira ko rwose bitakunda, ubwa musore nawe agakomeza kumubwira ko baba ahangaha ariko azabyitwaramo neza ko byose azabikemura. Ubwa mukobwa muri ako kanya ubona ko atari kubyumva, agakomeza kumubuza rwose ukuntu ibingibi byabaho, ukuntu yafata imyanzuro ari wenyine, agakomeza kumubwira ko niba byaragenze gutyo agomba kwirengera ingaruka zose zigiye kubivamo. Muri ako kanya rero bakivugana ibyo ngibyo bagahita bumva undi muntu arakomanze, kumbi yari wa musore wa undi rwose yahamagaye kare, agahita abwira wa mukobwa ko yagenda akamufungurira ko byanga bikunda wasanga ari Paul. Ubwo nawe agahita agenda agiye kujyamufungurira, wa mukobwa wo hano agahita akomeza kubaza umusore rwose ibijyanye n'uwo muntu ukomanze ataramubwira byinshi. Rero wa musore nawe akaza wari bise Paul ari kwitegereza inzu rwose ukuntu imeze, agahita abona inzu nziza cyane. Ubwo amaze kuhagera rero wa musore wundi wa hano agahita amusuhuza akanamushimira kuba hageze, arangije agahita amubwira ko iyi ngiyi ariyo nzu yamubwiraga. ubwa musore nawe Paul warabunje akamubwira ko ari inzu nziza cyane. ubwa mukobwa muri ako kanya agahita abona bari kuba bavugana ibintu bijyanye n'inzu, ubwo arangije agahita abaza wa musore wamukunze rwose ukuntu ibintu bya hano bimeze. ubwa musore nawe agahita akomeza akamubwira ko bitewe n'ikibazo cy'ubukene afite cyangwa se n'ukuntu yahombye amafaranga menshi ko yagurishije amafaranga kuri uno musore, noneho agatanga n'inzu ye hano nk'ingwate. Amaze kubimubwira rero atararangiza, umukobwa agahita amurakarira cyane amubwira ko akeneye kuba yagenda akabasiga hano rwose akajya gushyira ubwenge ku gihe, arangije agahita agenda nta n'ikintu na kimwe baramubwira. Amaze kugenda rero wa musore muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ko yamusobanurira ibintu biri kujya mbere hano, ubona ko atigeze amubwiraho ikintu na kimwe. ubwo musore nawe agahita akomeza kumubwira ko yashakaga kuba yamenya nimba uriya mukobwa amukunda bya nyabyo. muri ako kanya rero wa mukobwa wundi agahita amubaza ukuntu yamukorera ibintu nk'ibi ngibi kandi wari wagiye gushyingirwa. ubwa musore nawe agahita akomeza kumubwira ko bitewe n'ibintu abonye aka kanya ko hari ubukwe bugiye kuba bwigiye imbere ho gato, agahita akomeza kubwira wa musore ko yakoze akazi ke neza cyane kazamuhemba byiko by'inshuro ebyiri nanageze gukora akazi rwose yamusezeranyije. ubwa musore nawe agahita akomeza kumubwira ati njye rero nzakora akazi ariko ingaruka zizavamo niba uzazirengera. muri make ubona ko umusore imipangu ye itari igarukiye hano. ubwo arangije rero muri ako kanya bakivugana ibyo ngibyo agahita yumva ko gatelefone baramuhamagaye, agahita ababwira ko agomba kuba yagenda kano kanya. wa musore nawe agahita amwemera ko yagenda, arangije agahita agenda. amaze kugenda rero wa mukobwa nawe wari usigaye hano agahita amubwira ko nimba atagikeneye serivisi ze cyangwa se ikindi kintu yamukorera ko yagenda kano kanya. ataragenda rero wa musore agahita amubuza amubwira ati uretse gato rero uretse kugenda rwose hari umuntu nshaka ko tuvugana akanya gatoya. ubwa mukobwa agahita akomeza akamubwira ko ibyo ari gukora atari byo. ubwa musore amaze kumva rwose ibintu amubwiye agahita amubwira ko noneho yamwigeje ukuntu yakora ibintu byiza. ubwa mukobwa agahita amubaza rwose ukuntu ngo umutima we yumva. ubwo musore akamubwira ko nawe aka kanya ibintu byose bimucanze. ubwa mukobwa ubona ko atunguye cyane agahita akomeza akamubwira ati none se mu by'ukuri uriya mukobwa wawe umukunda? ubwo musore agahita akomeza kumubwira ko atabizi neza ko amukunda, ko bitewe n'ukuntu yishakiraga umukunzi cyangwa se kuba yabona urukundo rwose rwa nyarwo k'aka kanya ibintu byose abona ko yibeshye cyane, ko n'abakobwa bamukundaga yari ukubera amafaranga ye. ngo muri ako kanya byose wa mukobwa ari kubyumva agahita akomeza kumubwira mu marenga amubwira ko ahantu ari gushaka urukundo atariho rwose ruri. ubwa musore muri ako kanya ari kubyumva agahita akomeza kumubaza ikintu ashatse kuba yavuga. ubwa mukobwa agahita akomeza kumusobanurira ikintu ari kuvuga ko kagomba kuba yareba abantu bamukunda by'ukuri, kwa kundi nyine umuntu ugukunda ngo ushobora kuba umuzi ariko ukaba ugenda utamwitaho cyangwa se utamuhereza umwanya. aribyo gikomeje kumubwira. wa musore muri ako kanya agahita abona hari undi mukobwa nawe yaramukundaga, arangije agahita amubaza nimba koko amukunda bya nyabyo. ubwa mukobwa akamubaza impamvu yamubaza ibyo ngibyo. ubwa musore ati njye rero nibarizaga gusa kandi ndakeka nta kibazo kirimo. ubwa mukobwa akamubwira ko ibyo ngibyo yagakwiye kuba abizi. muri make ari kumubwira ko byanga bikunda abizi neza ko amukunda. ubona ko rwose uno mukobwa ndetse n'uriya musore mu minsi yashize hari ukuntu byari bimeze. ubwo muri ako kanya rero umusore agikomeje kumwibutsa kera ukuntu byari bimeze. wa mukobwa agahita amubwira ko yabihagarika agahita agenda arakaye cyane amubwira ko byaba byiza yigendeye. arangije agahita agenda ubona ko uno musore ndetse n'undi mukobwa byari bimeze neza mbere ariko ko uno musore yabyangije. ubwo musore agahita akomeza kumwitegereza ukuntu rwose ari kugenda. arangije rero nta kindi yakoze yahise akomeza kwigendera mu nzu. ubona ko yari umukire ariko abantu benshi bamukunda bitewe n'ubukire aba yifitiye cyangwa se amafaranga aba yifitiye. uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka wa musore Paul
horo. Umunsi ukurikiyeho aje rwose gusura wa musore wari wamuhaye akazi, ubwo muri ako kanya rero akaza agiye kuba yakomanga, wa mugore we bajya gushyingirwa rwose agahita aza, arangije agahita amusuhuza, ubwo nawe akamusuhuza akamubwira ko rwose wa musore Daniel adahari, ubwo wa musore nawe agahita amubwira ko nta kibazo, ko yamutegereza nimba nta kintu bimutwaye. Ubwo mukobwa ati yego rwose nta kintu bintwaye, arangije agahita amuza akantu yafata, ubwo musore akamubwira ko ikirahure cy'amazi cyaba ari cyo cyiza cyane, arangije agahita agenda agenga kuba yakwicara ategereze wa musore wundi Daniel. Ubwo mukobwa nawe agahita agenda ngo agiye kuba yamuzanira amazi yari amusabye, ubwo musore akaza rwose yitegereza inzu, ubona ko yagiye kuba yagirana inama n'uwa musore wundi Daniel. Ubwo mukobwa akaza rwose amuzaniye amazi akayamuhereza, amubwira ko bitangaje cyane ko uriya musore ugiye kuba umugabo we, katamubwiye byinshi bijyanye n'uyu musore. Ubwo musore nawe akamubwira ko yikorera, arangije agahita akomeza kumubaza ati none se ukora ibijyanye n'iki? Ubwo musore akamubwira ko yikorera business zijyanye no gucuruza ibiryo. Ubwo mukobwa ubona ko atunguye cyane, agahita akomeza kumubaza ko bitewe n'ukuntu yamubonaga yakekaga ko ashobora kuba acuruza imyenda. Ubwo musore ati yego rwose niyo business nayo ndayikora, nkora business nyinshi zitandukanye, muri make ariko amubwira ko ari umukire. Ubwo mukobwa ubona ko yikundiraga abagabo b'abakire cyangwa se abandi bantu b'abakire, agahita akomeza kumubwira ko yishimiye noneho kuba yamenyana nawe. Ubwo musore nawe agahita amufata rwose akamusaba mu kiganza amubwira ko nawe abyishimiye mu marenga. Amaze kubikora wa musore agahita abona hari wa mukobwa yamwishimiye, agahita amubwira ati ntabwo rero tuziranye aka kanya, ariko hari ikintu ukeneye cyangwa se ikintu nagukorera wambwira rwose nta kibazo. Ubwo mukobwa agahita atangira kumubwira ukuntu uriya musore wari ugiye kuba umugabo we yamuhemukiye cyane, none aka kanya akaba atazi ikintu agomba kuba yakora, muri make ari kuba yamugisha inama. Ubwo musore nawe akamubwira ko azi ikintu rwose yakora kano kanya kugira ngo agahinda afite kabashe kuba kagenda. Ubwo mukobwa agatamuza rwose ibyo ari byo ibyo bintu yakora. Ubwo musore ati genda rero hanze ufate agafuresheri cyangwa se ugerageze kuba washyira ubwenge ku gihe turi kumwe, muri make ari kumubwira ko yifuza kuba yasohokana nawe. Ubwo mukobwa muri ako kanya agahita amubwira ko yumva ko atari igitekerezo cyiza. Ubwo musore agahita abona atangiye kuba yayifata nabi, agahita amubwira ko ari inshuti rwose na wa musore Daniel, mwari bagiye gusezerana ko nta kintu kibi yamukorera. Ubwo mukobwa noneho agahita yumva ni igitekerezo cyiza, agahita amubwira ati noneho rero reka tugende, ariko nta modoka mfite iyanjye, rero uriya musore yayijyanye kuri banki ejo, rero ukumva twagenda mu yawe. Ubwo musore ati sawa rero nta kibazo, reka mpamagare umwe assistant wanjye ayinzanire noneho duhite tugenda. Arangije agahita agenda agiye kuba yayihamagara akajya hirya ahantu atamwumva, kumbe nta kindi yakoze yahise ahamagara wa musore Daniel. Ubona ko ibintu byose rero wari wabipanze. Ubwo musore nawe agakomeza kumubwira ko yamwemereye ko basohokana. Ubwo musore ati noneho rero genda musohokane nta kibazo. Ubwo musore ati none se urabizi neza ko ibi bintu nabikomeza cyangwa se mbyihorera rwose? Ubwo musore ati bikomeze rero nta kibazo, ndashaka kuba namenya neza ingano y'urukundo nkunda. Ubwo musore ati noneho rero ansabye ko twasohoka kandi nta modoka mfite, ataravuga byinshi. Wa musore agahita amubwira ko agiye kuyimwohereza mu kanya gato noneho bakabasha kuba bagenda. Ubwo musore rero nta kindi yakoze, yahise aza agahita abwira wa mukobwa ko assistant we agiye kuba yayimuzanira noneho bakabasha kuba bagenda. Agahita amufata rwose akamujyana, ubona ko bagiye kuba basohokana. Ubwo musore nawe nta kindi yakoze, yahise yohereza voice note umukobwa bita Francis amubwira ko yashyira imodoka wa musore Paul ahantu ari, arangije agateza gake gake agiye kuba yakwigendera, ubona ko yabaye cyane. Wa mukobwa wundi bakoranaga agahita amubaza niba ameze neza. Ubwo musore amaze kuva rwose amubajije ibyo ngibyo agahita ahindukira amubwira ko ameze neza. Ubwo mukobwa abona ko umuntu umeze neza rwose uba umubona, agahita ahaguruka amubwira ko ari kubona ko ibintu bitameze neza. Ubwo musore nawe agahita amubwira ko ahari mu minsi iri imbere bizamera neza. Ubwo mukobwa muri ako kanya agahita amubaza rwose umupangu we ukuntu rwose bimeze, nimba byakunze cyangwa se byakomeje kwanga. Ubwo musore agahita akomeza kumubwira ko nubwo utari warangira ariko amaze kubona ko n'ubundi yibeshye cyane. Ubwo arangije agahita akomeza kumubwira ko yifuza ko bahasi basubira mu gihe cya kera, aho nta makosa na rimwe yari yagakora, ubona ko rwose hari amakosa yigeze gukorera n'umukobwa kandi barakundanaga. Ubwo mukobwa ubona ko yakundaga n'umusore agahita amubwira ko ibyo ngibyo bitagifite akamaro, cyane cyane ko ari ibyashize. Ubwo musore ati none se ushatse ko wavuga ibiki koko? Agahita amwibutsa ukuntu rwose ngo uwo munsi wari umunsi umeze neza cyane, ubwo yaje afite ya kado mu ntoki. Ataravuga byinshi rero umukobwa agahita yibuka ukuntu byagenze imyaka 5 ishize, ubwo yari afite gift mu ntoki ategereje umuntu w'umusore w'umukunzi rwose, ubona ko bakundanaga ari mu cyumba kimwe. Rero kumbe mu kindi cyumba umusore yari ategereje yari kumwe n'undi mukobwa, ubona ko rwose bishimye cyane ariko yamuhereza impano.
ubwo umukobwa nawe amaze kubona wa musore yamutegereje cyane atari kuba yaza agahita afata umwanzuro wo kuba yajya kureba ukuntu rwose yimeze afunguye agahita atungurwa cyane bitewe n'ibintu yabonye kumbe yabonye wa musore ari kumwe n'uwa mukobwa wundi agahita yifata ku munwa ubwo wa musore nawe amaze kuba yamubona wa mukobwa wundi nawe akabibona barangije bagahita bikomereza ibyabo rwose ubona ko wa mukobwa batari bamwitayeho ubwo mukobwa rero nta kindi yakoze yahise aza ubona ko rwose yari amuzaniye impano agahita abona rwose yikundira undi mukobwa nta kindi rero yakoze yahise afata ya mpano ayishyira rwose mu myanda yari iri aho ngaho ubwo umukobwa byose ariko byibuka agahita abwira ariko n'umusore ko aka kanya bidakenewe cyane cyane ko afite umukobwa bagiye kuba bakorana ubukwe cyangwa se bagiye kuba bashyingirwa ubwo musore ntiyabyitaho agahita amubaza rwose nimba basi akimwibuka cyangwa se akimukunda ubwo umukobwa akamubwira ko igisubizo yamuhereza nta kamaro cyamara cyane cyane ko afite n'undi muntu bakundana ubwo musore ati basi se bigafite noneho wabimbwira ubwo mukobwa agahita akomeza kumubwira ko yamurakariye cyane ko ataba undi muntu wa kabiri rwose cyangwa se andi mahirwe ya kabiri kwa kundi bafite umuntu ukaba uzi ko n'umuntu byanze wajya kuri uriya akaba ari amahirwe ya kabiri yawe ubwo rero ibyo umukobwa yaragikomeje kuba yasobanurira umusore ko atabikunda ubwo musore nawe agahita akomeza kumubwira ko ibyo ngibyo atari byo ko nawe rwose yamwishimiraga agahita akomeza kumubaza basi nimba hari amahirwe agifite cyangwa se nimba hari ukuntu akimukunda ubwo umukobwa ubona ko bimucanze agahita amubaza aka kanya umuntu ashobora kuba akunda cyangwa se ukuntu yiyumva hagati y'uyu mukobwa ndetse na wa wundi ubwo umusore muri ako kanya agahita afata ikiganza cye akagishyira rwose ku mutima we muri make ari kumubwira ko aka kanya yakumva rwose ukuntu bimeze cyangwa se igisubizo yamuhereza muri make ari kumubwira ko n'ubundi amwikundira cyane cyane ko yegera umutima mwiza ubwo umukobwa ari kubyumva agahita akomeza kumubwira ubona ko icyizere yaramufitiye cyagiye ati Daniel rero warambabaje cyane ntabwo nshaka kuzongera kubabara ukundi ubwo musore agahita akomeza kumubwira ubona ko ari kuba yahatiriza ko yamusubiza ko basi nimba hari ukuntu akimukunda ubwo mukobwa abonye ko akomeje kuba yahatiriza agahita yikiza ko akimukunda ubwo musore muri ako kanya agahita atuza ubwo mukobwa nawe abona ko yamwishimiraga agahita agenda akikomereza akazi ubona ko yikundaga kuba yakora ubwo musore rero nta kindi yakoze yahise ahindukira agahita yiruhutsa arangije agahita amwenyuramo ubwo agahita agenda uko igihe cyakomeje kugenda rero wa mukobwa wundi babwiye ko yazanira imodoka uno musore bita Paul akaza rwose ari kumwe n'uwa mukobwa wundi agahita amusuhuza nawe akamusuhuza akamuhereza ko ntacyamubwira ko aka kanya rwose yafata imodoka ye ubwo muri ako kanya rero wa musore nawe agahita acira wa mukobwa isere amubwira ko noneho bagenda nta kibazo bakajya kuba bashyira ubwenge ku gihe akaza rwose akamufungurira urugi rw'imodoka ubona ko arazi kwita ku bantu nawe rero nta kindi yakoze yahise aza yinjira muri ya modoka barangije bagahita bagenda ubona ko umusore yari umukire ariko twebwe twabonye ko nta kigenda ahubwo ko umusore yibereye mu kazi bakaza rero bataragera aho bagiye bakaza rwose bagaparika ku ruhande umusore agahita amubaza nimba hari ikintu ashaka cyo kunywa ubwo wa mukobwa ati yego rwose ndabishaka kandi ndashaka ikintu gikomeye cyane ubwo umusore nawe arebye rwose agahita abona afite inzoga wita whisky agahita amubwira ko ariyo afite ubwo mukobwa agahita amubwira ati yego rwose iyo ngiyo imeze neza cyane ubwo musore agahita amubwira batarayinywa ati noneho rero reka tujye kugura ibirahure ndakeka ko nta bihari ubwo mukobwa ati none se ibyo ngibyo byatinda arangije agahita yimwaka akagerageza kuba yayifungura arangije agahita yinywa ubwo musore agahita atungurwa cyane mu kubona ukuntu umukobwa ari kuba yayinywa nawe arangije agahita yimuhereza rwose agahita anywaho gake ubona ko ibintu by'inzoga atari abimenyereye umukobwa agahita akomeza kumubwira ko atengushye cyane ubwo muri ako kanya umusore agahita amubaza rwose uwo muntu umutengushye umukobwa agahita akomeza kumubwira ko uriya musore waba yagiye gukora ubukwe kari umutengushye cyane kagenda afata imyanzuro rwose ikomeye atamanje kuba yamubaza none yafashe imyanzuro ikomeye bituma ahomba amafaranga yabo yose nta n'ikintu yamubwiyeho agahita akomeza kumubwira rwose ukuntu uriya musore ari umusore mubi cyane ubwo musore wundi Paul agahita akomeza kumubwira amubwira ngo yihangane ko mu buzima bwacu bwa buri munsi ibintu biba bitoroshye ubwo mukobwa nawe agahita akomeza kumubwira amugisha inama ati none se ari waho rwose uri muri iki cyiciro cyanjye cyangwa se uri mu mwanya wanjye wakora iki ubwo musore agahita bitekerezaho agahita akomeza kumubwira ko nawe atazi ikintu yakora muri ako kanya umukobwa ubona ko atunguye cyane agahita akomeza kumubaza ati none se aka kanya uriya musore uracyamukunda ubwo mukobwa ati ntabwo rero icyo kibazo kinyoroheye kuba nagisubiza ubwo musore agahita amuhereza rwose inzoga agahita akomeza kwinywera ubona ko yari amenyereye ibintu byose byo kuba yakwisomera ubwo musore amaze kubona ukuntu umukobwa ari kuba yayinywa agahita atungurwa cyane mu kubona ukuntu rwose umukobwa yinywera inzoga uko igihe cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka wa musore muri ako kanya
aje afite ya mpano rwose twabonye wa mukobwa ari kuba yakwibuka yari afite igihe kinini gishize. Wa mukobwa rero amaze kubona wa musore yinjiye ayifite mu ntoki agahita agerageza kuba yahagaruka gake gake akaza rwose mubaza ukuntu yaba akiyifite bitewe n'igihe gishize. ubwa musore nawe agakomeza kumubwira ko yakomeje kuyibika. ubwa mukobwa agahita amubaza impamvu rwose yayibitse ko yari yaranayibagiwe. ubwa musore agahita akomeza kumubwira ko impamvu yayibitse rwose yamukundaga cyane. ubwa mukobwa agahita akomeza kumubwira ko bidashoboka kaka kanya afite undi mukobwa rwose bakundanaga ndetse biteguraga no kuba bakuru ubukwe. ubwa musore agahita akomeza kumubwira ko ibyo ngibyo nta kintu bikivuze kano kanya, cyane cyane ko yabonye atakimukunda, ko yikuriraga ibintu afite cyangwa se amafaranga afite. ubwa mukobwa nawe agahita akomeza kumubwira ko aba yifitiye ubwoba bwo kuba yakundana nawe ku munsi umwe ashobora kuba yakongera kumuhemukira. ubwa musore nawe ubona ko yamukundaga cyane agahita akomeza kumubaza ikintu yamukorera kugira ngo amwizere ko ibintu ari kumubwira ari ukuri. ubwa mukobwa ati ikintu rero ugomba gukora ni ukugenda ukarangizanya ibibazo ufitanye na wa mukobwa wundi Damarise. ubwa musore ati ibyo ngibyo rero ntugire ikibazo, ngomba kubona bikemura ahubwo kano kanya. akivuga ibyo ngibyo rero agahita agenda ubona ko ngagiye kuba yabikemura. aho kujya cyakomeje kugenda rero wa mukobwa wundi bise Damare bari kuvugaho agikomeje kuba yakwinywera inzoga ari kumwe na wa musore wundi Paul. agahita akomeza kumubwira ati ibintu rero byo kuvugana birarangiye. agahita amubaza nimba ari single, yarashyingiwe, afite umugore cyangwa se baratandukanye. ubwo muri ako kanya rero wa musore agahita amubwira ko ari single. wa mukobwa ubona ko inzoga zatangiye kumugeramo agahita amubwira ati ibyo ngibyo rero ntabwo bishoboka. ataravuga byinshi wa musore agahita amubwira ko ari kuvuga ibintu biri byo ko nta muntu arabona. wa mukobwa ati ibyo ngibyo rero nimba ari gutyo bimeze, agahita akomeza kumubwira ko nawe aka kanya ameze nk'umuntu uri single cyangwa se udafite undi mukunzi. agahita amubwira ko aka kanya kandi ashaka kuba yavana agahinda kose afite akoresheje wa musore. agahita agenda rwose ubona ko inzoga zatangiye kuba zamugeramo arizo ziri kubimukoresha. ubwo musore we kubw'amahirwe agahita yumva telefone karamuhamagaye, arebye agahita abona n'uwo musore wundi Daniel amuhamagaye agahita amwitaba. ubwo mukobwa ari kumwitegereza agahita akomeza kumubwira ko ari kumwumva. ubwo musore nawe wari umuhamagaye agahita akomeza kumubwira ko amukeneye ku nzu ye kano kanya bakabaca kuba bahura. ubwo musore bari kuganira n'uwo mukobwa agahita amubwira ko uriya musore amukeneye cyane. ubwo mukobwa nawe akamubaza niba nta kuntu yamwirengagiza. ubwo musore akamubwira ko bidashoboka, agahita amubwira ko bikenewe cyane kandi ibintu bijyanye na bizinesi. ubwo muri ako kanya umukobwa agahita abona nta kundi yabigenza, ariko agahita amubwira ko nibamara kuba babonana ko barongera kuganira. ubwo musore ati yego rwose nta kibazo, ndaza tubashe kuba twaganira. barangije bagahita bagenda ubona ko ngo bagiye kuba bahura nawe. uko cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka wa musore ahantu yibereye, agahita abona rwose baraje. arangije agahita agenda muri salo agahita abona wa mukobwa yasinze cyane, agahita amubaza rwose ukuntu byagenze kugira ngo anywe ageze kuri kano kagene. ubwa mukobwa nawe akamubwira ko agomba kuba yanywa bitewe n'uko ari we wamushyize muri ibi byago. ubwa musore ati ibyo ngibyo rero njyewe ntabwo mbyumva. agahita akomeza kumubaza impamvu nimba ari uko rwose yabuze inzu, imodoka ye n'ibindi byinshi bitandukanye. ubwa mukobwa ati yego rwose ibyo ngibyo ntabwo nkibifite kano kanya. muri make ari kumubwira ko afite uburenganzira cyangwa se impamvu zo kuba yanywa agasinda. ubwa musore nawe agahita akomeza kumubwira ubona ko amurakariye cyane ati none se njyewe ndi kurwana no kuba nabikemura, none nawe uri kugenda rwose unywa uri kumwe n'inshuti yanjye. ataravuga byinshi rero wa mukobwa wundi agahita ahagera, wa wundi bakoranaga ubona ko yari amuzaniye raporo y'ibijyanye n'akazi, ariko agahita abona hari ibintu bari kuba baganira ahari. ataragenda wa mukobwa wundi Damarise agahita amubwira ati uretse rero kugenda. agahita amubwira ko abizi neza ko yakundaga wa musore we, wa musore nawe amukunda. ataravuga byinshi ariko wa mukobwa wundi agahita amubwira ko ariko yakwibeshye cyane. wa mukobwa ati njyewe rero ibyo ndi kuvuga ndabizi, uri musore rwose aragukunda ndetse nawe uramukunda. agahita akomeza kubabwira ko ari igihe noneho cyo kuba bose bahura. ubona ko yasinze byose ariko we yabikoreshwa n'inzoga. ubona ko umuntu wasinze ibintu byose aba ari kuvuga aba ari ibintu rwose bimumazemo igihe. arangije agahita akomeza kubwira n'uwo musore ko amuretse kano kanya bitewe n'ibintu yamukoreye. wa mukobwa wundi ari kubyumva ko atakimukunda. ubwo wa musore agahita akomeza kumubwira ko bitewe n'ibintu rero ari kuvuga kano kanya
ko nawe yabibonye mbere ataravuga byinshi agahita yibwirira wa musore wundi Paul ati Paul rero reka ngusabe ikintu kimwe. Ubwo musore nawe agahita amubaza icyo ari cyo. Wa mukobwa agahita amusaba ko yamuvana hano akamuvana imbere y'uyu musore rwose udafite ikintu na kimwe. Icyo atazi ko nuko umusore nta kintu na kimwe yigeze ahomba, ahubwo ari ukugira ngo arebe nimba amukunda bya nyabyo. Ubwo muri ako kanya rero bamaze kugenda, wa musore agahita abwira wa mukobwa wundi nawe ko bakwigendera ako kanya. Bataragenda rero ngo binjire muri ya modoka, wa musore wundi agahita azamwaka za mfunguzo z'imodoka ye. Ubwo musore ubona ko ahise agira isoni nyinshi agahita agenda akazimuhereza, wa musore nawe akazibika. Ubwo mukobwa wundi wasinze ubona ko arakaye cyane agahita amubaza ati none se kubera icyo uzimuhaye? Ubwo wa musore agahita amubwira ikintu cyamutunguye ko batigeze ahomba byose, ko rwose byose rero kumubeshya. Ubwo mukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita amubaza ukuntu yamukorera ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo musore nawe ubona ko ataramwitayeho bagahita bikomereza mu nzu, ubona ko rwose n'iriya nzu yari iyabo. Bataragenda rero wa musore wundi Paul agahita agenda rwose ababwira ko batafungaho, barangije bagahita bikomereza. Ubwo mukobwa akaza rwose ubona ko yasinze amubaza uno muntu wa nyawe uwo ari we. Ubwo musore nawe agahita akomeza kumubwiza ukuri ati jyewe rero nkubwije ukuri bariya bampaye akazi ko kugira ngo nkore ibi ngibi byose. Ataravuga byinshi wa mukobwa agahita amukubita urushyi amubwira ko rwose yamubeshye cyane ko kandi ibi ngibi bimubabaje. Arangije agahita agenda, wa musore agasigara hano. Uko icyo cyakomeje kugenda, uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka wa musore na wa mukobwa rwose bari kuganira. Umusore ari kumubaza nimba hari amahirwe agifite. Ubwo musore wundi Paul waramaze gukubitwa urushyi agahita rwose abasanga. Ubwo mukobwa nawe agahita amubwira ko arashobora kuba hari, agahita amuhereza za dokima yari amuzaniye kugira ngo asinye. Ubwo musore nawe agahita azifata rwose akazisinya. Ubona ko n'umusore yari afite kampani ikomeye cyane. Ubwo muri ako kanya rero wa musore wundi Paul agahita amubwira ko yamwishyura, kuko aramwishyura ayikubye inshuro ebyiri bitewe n'uko yakubiswe n'urushyi. Ubwo musore rero agahita asinya za dokima bari bamuhaye agahita ahereza wa mukobwa, arangije agahita yigendera. Ubwo musore rero agahita asigara hano ariko amucira mu marenga ko yamwishyura. Ubwo musore ati none se wemera ko nayakoherereza? Ubwo musore nawe ubona ko nta kuntu yabyanga agahita amubwira ko nta kibazo. Arangije agahita amwaka nomero ye kugira ngo bace kuba yamwoherereza. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka iminsi mike imaze gushira. Wa musore muri ako kanya afite ubwoba agahita ahamagara wa mwasistanti we bise arihandira. Ubwo nawe akaza, wa musore ubona ko afite ubwoba bwinshi akamubwira ko yahageze noneho yamubwira ikintu amuhamagariye. Ubwo musore agahita ahindukira kumbi yari yamuzaniye indabo. Wa mukobwa akamubaza icyo bishatse kuvuga. Wa musore nawe agahita amubwira ko izi ndabo ari ize. Ubwo mukobwa ati jyewe rero mfite akazi kenshi agiye kuba yakwigenera. Ubona ko amwirengagije. Wa musore agahita akomeza kumubuza amubwira ko rwose yareka kuba yamwirengagiza ko bimubabaza cyane. Ubwo mukobwa nawe akabitekerezaho. Wa musore agahita akomeza kumubwira amwumvisha rwose amusaba ko atamwirengagiza. Ubwo rero bitewe n'ibintu yari ari kumubwira, wa mukobwa agahita abona hari aracyamwitaho. Umukobwa agahita akomeza kumubwira ko aka kanya noneho atangiye kubona ko ashobora kuba amwitayeho nawe. Ubwo wa musore agahita akomeza kumubwira ko n'ubundi kuva mbere ariko byari bimeze kugeza naho abika rwose kaga kadi yari afite yaragiye kuba yamuhereza cya gihe. Ubwo mukobwa rero agahita akomeza kumubwira ko ariko kugira ngo abyemere hari ikintu bagomba kuba bakora hamwe kugira ngo arebe nimba kimwibuka cyangwa se kimukunda. Ubwo musore ati ngaho rero mbwira rwose ukuntu turabigenza. Umukobwa rero nta kindi yakoze, yise aza gake gake gerageza kuba yamusoma, ubona ko rwose ngo ari byo yashakaga. Ubwo musore amaze kuba yabikora agahita amumwenyurira. Umusore nawe ubona ko abuze ikintu yavuga. Wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ko amuhaye amahirwe amwe ya nyuma katazongera noneho kuba yamubabaza ukundi ahari. Ubwo wa musore nawe agahita amushimira cyane ndetse akamubwira ko atazongera kuba yamubabaza ukundi. Agakomeza kumubwira ukuntu azamujya rwose umugore wishimye cyane muri ino si, agikomeje kuba yamubwira amagambo meza. Wa mukobwa agahita agenda rwose akamuhobera. Kombe wa mukobwa wundi bari bamaze gutandukana yaramaze kwanga. Agarutse rero kuba yamureba agahita abona rwose n'umusore ndetse n'uyu mukobwa ameze nk'aho bakundana. Nta kindi rero yakoze, yahise yisubira inyuma arigendera. Ubona ko bitewe n'ukuntu yikundiraga ibintu byatumye abura umusore wamukundaga. Urabona amutegura ibintu byiza kuba yamutungura. Agafilime kacu rero k'uyu munsi niko kagenze. Nimba gakunze cyangwa se gafite ikintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri komenti. Ikintu ntiwibagirwe like na subscribe nimba ugamije kuri iyi channel. Ikintu ntiwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.